ariko nta kintu kindi. Umuntu nyawe rero yirinda ububwa. Twiza kugira ikibazo cy'abantu leta y'u Rwanda yohereje kujya kwiga si kera, kujya kwiga mu gihugu cya Israel, kwiga ubuhinzi, iterambere ry'ubuhinzi no guteza imbere icyaro, kuko Israel ifite ubuhinzi bwateye imbere kandi bukorera ku butaka butoya. Noneho dushyira amafaranga mu kohereza urubyiruko bajya muri Israel bariga, bazana ubwenge, ariko bahageze bagarutse baga kujya mu cyaro. Ntibaziga indangagaciro gusa, ahubwo igice kinini baziga imyitozo ya gisirikare, baziga amasomo ya gisirikare. Ibyo bizabafasha kumenya gukunda igihugu icyo bisaba, ubwitange icyo busaba. Yewe hari n'abashobora kuvanamo impano, kumva ko bashobora nabo kujya mu ngabo z'u Rwanda, kujya muri polisi y'igihugu, kujya mu nzego z'umutekano. Babigizemo ubwo bumenyi bw'ibanze, ni icyo kiba kigamijwe. Minisita, iki kigo cy'ubutoza ariko nta kintu kindi. Umuntu nyawe rero yirinda ububwa. Yirinda ububwa. Ububwa ubwo muri so kumva impamvu umugabo udashingiye ku gitsina. Ushobora gusanga umugabo avuga ati uriya mugabo ni umugabo ku gitsina gusa, ariko mu miterere ye, mu myitwarire ni imbaraga akomeye. Nimujya muvuga ngo nagende nimwe. Bon, yabike make gusa. Ubunebwe. Nacyo murati kumva ubunebwe ni umuntu utagira ubutwari, ni utagira ishyaka. Ugasanga mu gitondo niba abatoza banyu babwira ati saa 11 buri wese agomba kuba yitayaje, agomba kuba yiteguye kugira ngo tujye mu myitozo, tujye mu gikorwa kiniki. Ese ko nari niryamye, ugatangira guhimba ute, ariko ndumva ndwaye, ndumva mbabara n'aha, ugatangira guhimba utuntu tukuri kugira ngo utabyuka utajya mu gikorwa runaka. Ubwo ni ubunebwe. Ubunebwe rero ubusanga mu bato, ubusanga mu bakuru, ibi nabo babwira nimukeka ko ari mwe mwenyine. Ni ukuvuga ni risike, ni ibintu tugomba kumenya ko tugomba kubyirinda. Kandi uko muzagenda mukura, muzagenda musanga iteka ibi mbabwira nanjye babwira ni ukwitekerezaho buri munsi. Ukuri ntawe utabigira, ubunebwe ntawe utabugira, ariko urabonesha. Ubonesheje indangagaciro nzima. Niba uje ku kazi mu gitondo, hari igihe ushobora kugutukira ariko ukigira kuri za WhatsApp cyangwa mu bindi cyangwa ukajya gukora ibitajyanye n'akazi kawe. Ubwo ni ubunebwe. Ushobora kwereka abandi kuri gukora, ariko udakora ibyo ushinzwe, wikorera ibindi bintu bidafite akamaro. Ishyari ni ukurakarira, ni ukubabazwa n'ibyiza undi yagezeho, aho kugira ngo wenda bigutere umwete wo kugira ngo nawe umwigana uhagereye, ukajya ugira uti iriya mwana kuki biriya kugeraho, kuki bamukunda, kuki azi kuvuga neza, kuki azi gukora ibingibi, aho kugira ngo umushime ubone ko kuba abigeraho wenda hari karita afite wowe udafite. Ariko nimushyira hamwe bwa buvandimwe babwira, bwa bumwe nababwira, uzasanga ntawe ugira karita n'iz'undi, hari karita tudahuje. Ariko iyo mushyize hamwe za karite zibyara imbaraga, ariko iyo muzanye n'ishyari nta mbaraga ziboneka, ubwo haboneka gusenya. Ishyari rero naryo ni ingeso mbi tugomba kwirinda. Ubugambanyi ko biba byabaye bibi cyane. Ni ukuvuga ubugambanyi biba byabaye bireka kuva mu bitekerezo ahubwo bikajya mu bikorwa. Ubu dufite urugero, dufite abanyarwanda yewe bari mu myaka nk'iyabo, ariko bafite abantu bakuru basize bakoze ibi mu Rwanda, bakomeza kwigisha abana babo kwanga u Rwanda. Ugasanga abana babo, ababyeyi abagambanyi b'igihugu, ariko n'abana nabo bagambaniye igihugu kubera kutamenya amakuru nyayo, kubera kubeshywa. Mwebwe rero naho
ambasaderi w'u Rwanda nabo uzumva bagambaniye igihugu mwige kubanyomoza no kuvuga ukuri. Kugambana ni ikintu kibi cyane, kandi si ukugambanira igihugu gusa bibaho, hari n'ugambanira mugenzi we ukamubeshyera ugasanga umuntu ari warahindira undi ibinyoma kandi azi ko ari ibinyoma kugira ngo amwangize, kugira ngo amuteze ibyago, kugira ngo amuteze ikibi. uburiganya nabyo mwumva byari byo kubeshya, buriganya hazamo kwiba, hazamo utuntu tutari ibintu bitari byiza na bukeya. Wenda mwebwe mu myaka mufite birashoboka ko mutari mwagera muri za dusigaye tuvuga amagororero, gereza dusigaye tuzita igororero. Gereza ni ahantu ho kugorora abantu kubahindura, ariko muri gereza tujya kuganiriza abantu bafunze, tubabazwa no gusanga harimo abantu bafite imyaka nk'iyayo bakoze ibyaha, kandi bakoze ibyaha ugasanga hari ibyaha byavuye ku buriganya. Dufite ibyaha byinshi biva ku buriganya, escroquerie, kwiba. Ugasanga umuntu yakoresha inyandiko mpimbano, afite imyaka 21, wahimbye inyandiko zituma ushobora kurigisa miliyoni 100. Twigeze kugira ikibazo cy'abantu leta y'u Rwanda yohereje kujya kwiga, si kera, kujya kwiga mu gihugu cya Isirayeli, kwiga ubuhinzi, iterambere ry'ubuhinzi no guteza imbere icyaro, kuko Isirayeli ifite ubuhinzi bwateye imbere kandi ikorera ku butaka butoya. Noneho dushyira amafaranga mu kohereza urubyiruko bajya muri Isirayeli bariga, bazana ubwenge, ariko bahageze bagarutse baza kujya mu cyaro kandi yarize guteza imbere icyaro. Leta inabashakiye ahantu bajya mu karere ka Kirehe n'ahandi, guhera ku muceri, kuhira ibihingwa. Basore n'inkumi bati twebwe tujya hariya turashaka kujya i Kigali tukagira amajipe, tukagira amazutu, kandi yize guteza imbere icyaro. Nibyo yize, abihisemo, leta yamwishyuriye, arashaka kuza kuba mu mujyi. Niyo mpamvu na cya cyaro nugiteza imbere kizahinduka umujyi. Ntabwo umujyi wavutse ari umujyi wabaye umujyi kubera ko abantu bagiye bawuteza imbere. Ibyo rero byavuye mu myumvire. Iryo jambo imyumvire ryasojeho birabasaba rero iteka kugira mindset nziza, kugira imyumvire inoze. Iyo imyumvire ipfuye, biriya byose nababwiye nta gishoboka. Ibintu byose itorero ry'indangamirwa n'itorero rihuza ibyiciro 4 by'urubyiruko rw'Abanyarwanda. Hari icyiciro cy'abanyeshuri biga mu mahanga cyangwa se barangije amashuri yisumbuye bagiye gutangira kaminuza n'amashuri makuru mu mahanga. Hakaba icyiciro cy'abiga mu mashuri mpuzamahanga ari mu Rwanda, turayafite amashuri makuru n'amashuri na za kaminuza. Hakaba icyiciro cy'abavuye ku rugerero babaye indashyikirwa bari hirya no hino mu gihugu. Hakaba n'icyiciro cya 4 gihuje abayobozi b'inzego z'urubyiruko. Ibyo byiciro byose rero tuba twifuza kubaha umwihariko wo kugira ngo aho bagiye bagire indangagaciro z'imena z'ingenzi zikomeye zibaranga bagomba kugenderaho, kugira ngo bibafashe gukomeza kuba Abanyarwanda bahamye, Abanyarwanda bubaka igihugu, bibafashe kwirinda n'ibibashuka bigenda bigaragara cyane cyane abari mu mahanga, n'ingeso mpuzamahanga zivuye mu mahanga bashobora guhura nazo hano. Bamenye inkingi bagomba kubakiraho, ariko banamenye uruhare rwabo bagomba kugira mu gushaka ubumenyi koko nyabwo bubafasha kwiyubaka, kuba urubyiruko rugendera mu muco, rugendera rurangwa n'indangagaciro, urubyiruko ruhamye rushobora kwiyubaka. Iyo rero babonye uwo musingi, iyo fondation, bibafasha kwiga neza, bibafasha no gukemura ibibazo bahora rushobora guhura nabyo aho bagiye. Nicyo tuba twifuza. Iyo rero baje ari benshi biradufasha ko uru rubyiruko rugendera muri uwo murongo maze kubabwira. Ikindi, urubyiruko nuko hagati y'imyaka 18-30 barenga 60%. Abo rero nibo igihugu gishyizemo imbaraga kuko nirwo Rwanda rw'ejo. Mu rubyiruko rero haramutse hari bitagenda neza, uzasanga n'igihugu cyangiritse. Niyo mpamvu uru rubyiruko rufite imyaka kuruha umwanya wihariye w'iminsi 40
bazamara hano Nkumba. Ntibaziga indangagaciro gusa, ahubwo igice kinini baziga imyitozo ya gisirikare, baziga amasomo ya gisirikare. Ibyo bizabafasha kumenya gukunda igihugu icyo bisaba, ubwitange icyo busaba. Yewe hari n'abashobora kuvanamo impano, kumva ko bashobora nabo kujya mu ngabo z'u Rwanda, kujya muri polisi y'igihugu, kujya mu nzego z'umutekano. Babigizemo ubwo bumenyi bw'ibanze, ni icyo kiba kigamijwe. Minisita, iki kigo cy'ubutoza